Reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo hateranye inama Rugaju yo kurebera hamwe nubwo duherukana hano rwose narababwiye ntese umutoza Afahamiya Latif araguma mu ikipe ya Rayon Sport aragenda bimeze bite hari update cyagezweho muri iyi nama kuko erega iminsi iri gushira twaravugaga ngo Rayon Sport igiye guprofita iyi trêve internationale kugira ngo barebe turagumana nawe aragenda ese ninde uza kumusimbura ni iki kigezweho ubu ngubu ngiye kugukorera ikintu utatekerezaga ngiye kureza impaka kantu kugira ngo tuze ndahita nanjye nkutamo sawa ku munsi w'ejo habaye inama yahuje abantu bakurikira Perezida wa Rayon Sport Tade, Vice President ushinzwe ibya tekinike Prosperi, umujyanama wa komite executive Gacinya, ushinzwe administration muri Rayon Sport Irambona Eric, ushinzwe ibijyanye n'amafaranga cyangwa se finance Liliane, ndetse n'umutoza Afahamiya Latif yarahari. Inama yatangiye Irambona Eric akora presentation y'ibijyanye n'umusaruro w'umutoza Afahamiya Latif. Amaze gukora presentation yari yateguye akantu kagaragaza uko yitwaye n'iki ibibazo biri mu satirizi biri mu bwugarizi uko binjizwa uko bagira nyine numva ntiyavuze resultat ngo asoze nyine yagerageje kugenda agaragaza n'uburyo ikipe nyine akantu kameze nk'akanalize kwa reba dufite ibibazo dufite ibibazo aha ngaha nitwimprovinze ukurikije wenda opponent twakinaga wenda yari week hano twashwa akantu nk'ako kagasenteze gatoya k'uburyo ikipe itana performinga neza not just the results but also n'ibijyana na performance mu kibuga n'ibyemezo nyine ko asimbuza ko apanga abakinnyi kutagira 11 bene uko tuntu twose turiya twose ebere uri gugarukaho yaratugaragaje agisoza presentation Tade yabajije ikibazo kimwe umugabo witwa Prosper. Tade yaravuze ati Vice President koko nyuma y'ibyo Irambona amaze kudupresenta n'umutoza yibereye urabona uyu mutoza adafite umusaruro nkene Vice President Prosper yabyemereye Tadeyo aravuga ati rwose biragaragara ko afite umusaruro nkene. Umutoza aramubwira bati rero coach igendere tuganire udahari abakora mu kiganza arigendera. Bamubajije comments ye ku musaruro nta byinshi ashatse kuvuga yavuze ko ikipe ngo yabonye abakinnyi itinze avuga yuko aho bigeze ari bwarari muri phase yo gushaka 11 beza anavuga yuko yagize amahirwe amwongereramo umutoza wongera imbaraga kona cyaragikeneye kuwe abona kubwe byaba ari kare gushingira kuri umusaruro w'imikino 5 bakaba bagira ibindi byemezo bafata nko kuvuga ati umusaruro nanjye ndemera ko atari mwiza ariko nagenda yagize naco gutegura ikipe nabikora nubwo turi muri competition nabikora mfite ko nabikora nkayiprepara kandi kabona resultat nko kumva uruhande rwe kandi nubwo yari kuvuga bitandukanye n'ibyo ra yari kuvuga ati munyirukane ntabwo bishoboka aragenda agiye rero Prosperi nawe yari afite gahunda zihutirwa Prosperi ntibakomeza ariko Gacinya yabwiye Perezida ati umutoza no gusezererwa nta bindi Liliane nagenda asubire muri kontra ye we na Irambona batwigire icyo bisaba mu buryo faranga tukimuhe yigende. Ingingo ya 9 mu masezerano y'uyu mutoza Afahamiya Latif ivuga ko kuri termination of contract mu gihe Rayon Sport itakwishimira umusaruro we nta bindi biganiro bagiranye yemerewe kumuha imperekeza y'amezi 3 hanyuma bagatandukana. Icyo batashyizeho clarification cyangwa se batashyizeho umucyo ni ukuvuga ayo mafaranga ayahabwa imbumba ko kanya direct cyangwa ayo mafaranga yanayicirwa muri instruments. Inkuru ya kabiri irimo nuko Rayon Sport iri gushaka ayo mafaranga kuko anytime guhera uyu munsi wa none turiho tariki 10 mushobora kubona itangazo risezerera Afahamiya. Amakuru nakurikiranye nuko dosiye Tadeyo yarayeho niyo kureba ko mu bantu bari hafi ye muri baragwa bafite amikoro
bakusanya bagafatanya kuko nta mafaranga ari mu kigega cya Rayon kandi ntiyabwira afana ngo mukanda akanyenyeri twirukana umutoza ariko hari abagabo babwira akagwa miliyoni 2 undi 1 undi 3 nawe ugashyiraho nka zinga uri perezida mugateranya zikuzura miliyoni 15 bakazimukacika akigendera kuko umuvandimwe amuzanye witwa Bubuni wabaye SG wa Federation yitwa Hussein yabyemereye bagenzi bacu yaganiye nabo kuri SKFM ababwira ko nibasezerera umukiriya we bagomba kuzamwishyura amafaranga yose bagomba kumwishyura akagenda yose 15 nta bintu byo ariko hakenewe 25 kugira ngo bamusezerere kuko harimo izo 15 z'imperekeza z'amezi 3 ariko harimo n'izindi miliyoni 10 z'amezi 2 atahembwe y'ibirarane harimo kwezi kwa 8 ayoyo n'ubundi ayo ni ngombwa bagomba kuyamuka ntabwo bakwirukana umufite ibirarane abantu bashaka kugira ngo hakenewe 15 gusa mutoza kigendera ariko aravuga ngo ndamutse ngiye mugomba kubanza mukampemba amezi 2 yanjye mukongeraho noneho imperekeza ya 15 bikaba imbumbe ya miliyoni 25 nibyo ntugira ngo biroroshye 25 Rugaju muri Rayon mu minsi kandi bagomba kuzana umutoza ese bya Robertinho byararangiye arakoze Dinho yabaye DTN ntabwo yabaye SG yabaye DTN Hussein yabaye directeur technique ntabwo yabaye SG nari mbyitiranyije merci Dinho nibi nakubwira uruga rw'imikino abantu bose baba bavuze ngo niki ngo niki umukebe abantu bose babanaga amakuru rwacu twese hanyuma rero ubwo nakunganiraga ngaragaza nyine uburyo kubera iki nyine abafana ba Rayon Sport batarabona itangazo ribabwira ko wenda batandukanye n'umutoza kubera ko impamvu Lotfi ntabwo ari gukoresha imyitozo abafana barajya mu nzove bagasanga ntabwo ari gukoresha imyitozo imyitozo irikoreshwa na Azuz Lotfi wenyine kubera ko na Feruzi nawe sinzi yagiye mu Burundi bakavuga bati niba atari gukoresha imyitozo bakubitira ryo kumva mu itangazamakuru ngo izo nama ziba zo kumusezerera harabura iki ngo tubone umutoza yagiye banatubwire umutoza mushya uza ninde ese baragumana Haruna ayitoze cyangwa bazaza nundi nuvuga ngo bari kureba uburyo bwo gutandukana nawe bitazabateza ikibazo hari ngiye kujya kumushyira imbere tugasoza tuvuga yuko rero umwe mu bagabo bakomeye muri Rayon Sport yitwa Muvunyi ufite n'amafaranga rwose Perezida wa Rayon yavuze ati tureke kugora Muvunyi muri iyi dosiye kuko amaze iminsi kuko Muvunyi azatwishyurira amafaranga 10,000 twarezwe n'uwitwa Abdoulaye Jaro Muvunyi yemeye kuyisimanira $10 abantu batagira miliyoni 15 bisize mu manyarwanda 15,500 aranavuga ati kandi Muvunyi muri abakinnyi twagiye tuzana muri teste yagiye atanga amafaranga y'amatike yabo Nasumane ragakinye match amaze kwishyura yari yanze gukina batamuye Kiritoma yose yari yanatanze amafaranga muri Kiritoma kuri Asumane aravuga ati kugira ngo nawe tudakomeza kumushyiraho ibintu byinshi keretse bimuturutsemo we ku giti cye akavuga ati nanjye ndashyiramo 2 cyangwa 3 ariko yavuze ati dukore itsinda ry'abandi bagabo duterateranye duhereze uyu mugabo amafaranga y'imiliyoni 25 yigendere hanyuma birangiye bikoga navuze na 35 ko nsoza ndabishoje bye nkwemereye igiceri cy'ijana mu kanya ndakikoherereza kuri telefone ku kanyenye ndetse nayanga ayo ngayo niyo mu migeni kataveni mu ikipe ya Rayon Sport umuntu mbwiye ngo 25 zabura zite kandi Rayon Sport yatanze 14 mu kugurira amatike abafana bayo bareba amavubi nese ko tubyinjiramo tugeze ku baza ariko mbwira ngo ntabwo zabura ariko mwasensa ako kantu nakabikiye twiyamo ariko none turakajyamo ariko yo ako Ministeri ya Sport ibintu by'urugwenya nagiye mureka gusetsa abanyarwanda ruga kora 35 zarenze wamviye ntabwo Rayon Sport atanze miliyoni 10 imbere y'Imana nanjye maze ibyo bintu sinabyemera ariko amatike 2,700 ariko ufite ibibazo bya Robertinho wakureze 14 ufite umutozo uri kugenda 25 nashaka no nurahemba amezi 2 Lotifari kuya kubaza ahubwo aho nanahajya ninde mutoza amasegonda 30 hari umuntu uri kunugwanugwa waza gukomerezaho gutekinga over ko champion irahita igaruka ntawe nugwanugwa ikivuga nuko ikipe bazaba bayerekeye uyu Feruzi Haruna uyu mutoza w'umurundi w'umutego bakavuga bati tuzaba tumerekeye ikipe tumuhe imikino nk'itanu turebe niba ari cyahinduye ku byo Lotifi yatozaga cyangwa se niba ari cyahinduye kubona umusaruro nitubona byanze tuzazana umutoza none wa nyawe asinya amasezerano ya nyayo ariko kugeza ubu ikipe izabisigaranywe na Feruzi Haruna
uyu murundi noneho mpera abana amafaranga twigire mu Mavubi